shiri ahantu se wahabonye ute? Ahantu ni heza cyane, ndabona amazi, ndabona ibiti bidasanzwe, hari akayaga mbese ntabwo hameze nk'uko naturutse mu rugo, hari ubushyuhe bwinshi. Impamvu byansabye gukundana n'umukobwa mwiza nkawe? Nawe uri mwiza sheri, rero nanjye nkukunda cyane se? Ngaho nkimbaje. Sheri, nubwo nanagusohokanye hano ntabwo byari bihagije cyane. Indi nifuza no kuzagusohokana ahantu harenze, ariko ubyumve ngo harenze pe. Muri za hoteli ujya wumva zitwikanye. Nyine nkakugurira akantu gasembuye nyine ibintu bikaryoha cyane kurusha ibindi. Nyine twanywa ka whisky twenjoyinga twumva ubuzima bumera. Sheri agaki? Whisky ntabwo uyifata? Toka shitani. Nje ntabwo nywa ka whisky. Reka. Wapi? Ntabwo wabinkora. Mwana wa kwa pasiteri. Reka imitobe. Mu imitobe wowe. Wari wangaho ngo wumve? Reka no kuva mu bwana bwanjye yo sinzi ukuntu isa. Nyumva mu mateka gusa bayamamaza ku mateleviziyo n'amaradiyo. Sheri ndabizi ubwo musomeje rwose ahita wumva ari ibyanga. Sheri kunywa ibintu bidasembuye binyeretse ko uri umukobwa ugifite umuco. Cyane rwose, ariko nyine nifuzaga yuko twazasohokana byibuze nawe ugasoma ku kawisi rimwe ryonyine. Wapi mbona abakobwa banywa whisky ibintu bisembuye mbona baba bambaye nkona batashye bambaye ubusa. Nyakubahwa manager. Meze bite ko mbona musa nkamwe gutinda mara byagendekeye bite? Mwakoze impanuka. Ndabizi ndakuzi ntabwo ujya wica gahunda buriya. Kamumeze murindire. Murakoze cyane. Sawa. Karibu. Urakomeza? Nizera ko nta gukerereje. Ko biri kose nta kibazo. Aha se n'ubusanzwe umwe? Ngaha ni iwacu. Ni inywere n'ubundi nyota yarenze. Nyine manager. Ndabizi buriya inshuti ikura ku nzira kandi hora umuvandimwe. Ariko abana banjye nizere ko uyu bubafashe. Harya ni umuhungu n'umukobwa? Ni umuhungu n'umukobwa. Bize contability. Cyane rwose. Ubwo rero abo bana ubatayarishe bashyire kuri gahunda. Ikizame tugifite ejo. Dukeneye abakozi babiri. Ariko njye urabizi nyine hariya njye ushinzwe gutoranya abakozi. Nzatanga examen. Nta kibazo. Ariko uri inshuti yanjye ari no kurubura nyine twabiganira nta kibazo. Nyine mfasha pe. Kandi mfashe muwifasha rega. Kuko bari abana banjye ni imari yanjye ariko ni imari yawe. Oya nta kibazo wese kuri umuvandimwe uri n'inshuti ikindi nanone uri umukire uri umukire ifaranga wararifashe twebwe nubwo tuba dukora hariya rega ari amafaranga ntabwo aba ari ayacu wa muntu we aduca mu ntoki yigende humura mugihe agashahara akaba ubu nimwe mwikorera nimwe muba mufite amafaranga ntugire ikibazo iyo turi kumwe byose bishoboka biragenda ariko iminsi myinshi kabisa abakire rero icyo mbakundira mukenera umuntu ari uko mumukeneyeho serivisi ubusanzwe kutamamagara ako kantu wabishyizemo ntabwo ariko niko biri wowe mbwira ati bose ubundi sajya tuzongera duhure ryari njye nta kibazo mfite igihe wanshakira ndahari none se gahunda turi kuvuga uyizi nyine nawe no ku kanyenyeri reka wareba uko ubigenza nta kibazo kora ahubwo ibindi byo bindekere nawe akazi rwose ukiteho ni njye ubishinzwe ntugire ikibazo nanjye ibindi birangiye sawa Kira rero nakoresha wagasevinze se Kira nzakubwira ngeze ibyara akazi uzakamenyera gute bigenze bite ureba ko hano ukoze amakosa
gusa nabitekereje nshaka kuguhamagara ariko gira vuba dore n'igihe cyadusize twitabira ikintu cy'umuvandimwe Keza. Gira vuba dore ariko bantu saving ako gafayira. kabikore Ya bantu ga saving. wowe wabisoje se Asundi babasenzi bari bakiranyemwo nabo hano bagiye he? Nabuze n'ahantu nasaba n'amazi ngo ndebe yuko namanuka. Kari. Uriya ntago ari Tambo niba ndabona. Umbase. Mezeli. Kigende ndabona ko ari Tambo. Jari. Umeze mute? Tumeze neza. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi ko amaraso yashaje. Muzana umunsuze. Zarese tukamusuhuza. Oya, nabyo kujya kumusuzura urabona ukuntu wambaye atahita kwanduza reba ari amaboko ye. Reka tumusuhuze. Muze munsuhuze. Nuko ukuntu usa? Ese ubu murabona nsa nabi ku buryo mutansuhuza. Urasa nabi pe ntabwo twagusuhuza. Aho uzi yuko wagira ngo ntabwo tugize twigana kweli. Twigana guri umusirimu wenda ndabona arashaje ibyondo. Ibyondo si ubu nibyo byatuma udasuhuza umuntu mwiganye. Reba ukuntu twambaye neza, reba kagakweto, reba twese kudusuhuza. Aha. Cyakora ndumiwe. Urimo murajyayo. Sha twijire mu kirori nyine hirya aha ngaha kabisa. Pore yangana nyine nari. Ntabwo uzi ko twicaranaga ku ntebe imwe. Eka, ko ari umuhanga se nkamo ubwo buhanga bwari bwo guterura ibitiyo. Ntabwo uzi kuntu iminsi ari mibi. Uriya nawe waba uraye rimwe cyangwa kabiri nibwo wamenya guterura igitiyo icyari. Ntabwo nerura kino gitiyo kuko nanjye mba nikunze cyangwa se mba mbikunze. Reka nta mwarimu waburara. Nta mwarimu waburara. Nawe waburara. Mwaragafashe sha mwebwe mwagize amahirwe mubona akazi twebwe turaho ngaho turacyazenguruka imihanda byaducanze. Twigire mu kiraro ubuhahire. Sinzi nako mugende mugira amahoro. Alo Jadamu. Umeze ute? Shabyihorera abagenzi babuze naparitse mu cyapa wa muntu. Haje sinakubwiye ko naguze akamoto mwa. Ariko nkurikije abana bahari bazatuma nangasinyira pe. Ndakubwiza ukuri bari abana bago bazatuma nkatanga. Abagenzi barabuze ariko nakundi ariko hari abana bafite bibuno muri iyi minsi. Ndi kubona moto yanjye ahubwo nzayitanga. Naje njakindi uko byagenda kose bro. Shago wa musi se shahoze byabaye mwa. Sha byarabaye amaye. Byarabaye. Nahuye na polisi cyagiye yuko namfite ibyangombwa ariko kubera abana bo baratuma nyisiga moto. Nari bahereza. Sha byigore. Miss. Muragenda? Muragenda? Muri babiri. Utamani bazo. Ba witonze mwa, ba uretse nari nabyibagiye ko turi kuvuga. Oya muragarukira he? Kuri girini se nangahe moto? Kugera kuri girini nangahe? Wato kumanika. Basi. Girini nangahe? Tonde zitakogosha. Nuwawe se. Wowe twadutware turaguteze. Na moto nayimuhereza mwana. Girini nangahe? Uwagukwa moto. Kugera girini Mari nangahe? twebwe. Turi kugenda mari turihuta bidukereza. Widukerereza mari. Mugiye he? Oya mugiye he? Mugiye. Tugiye kuri girini. Nangahe? N'amafaranga muri babiri ni igihumbi. Oya sekisi. Ni igihumbi muri Sekisi. Mani ni sekisa nimbanze reka twitegera abandi mani. Ngo yavuze ni burani cya 5 singika tuye. Oya nijye ari kukuvugisha sekisa.
Ni icyata. hano hafi ntago ari kure. Wese bwa motari bicigije ese ko mbona atari n'uwawe simushiki wawe waramubyaye iki ubwo Itonde. nari binisenge ziko na motari twayihore mwana ntabwo uriya moto udutwara mwana ntabwo uzi ko muri iyi minsi ubwo si mushiki wawe uzamwirongorera mwana shamana kubera ko ari uyu mwana yahemeye amafaranga sense ariko si ubwo nkawe koko umuntu uresha nka memory card uyu mwana umva se dutwaye imari memory twigende card itwara indirimbo sinjye kuvuga twara oya twara moto nyine wabaye memory card twara akanyemera nta kibazo yaho tugende nyine icara tugende wakwicaye Icara. hano mbese shahu ako si umumotari yarasazira Mbese wakwicaye uri kuburana nawe mani wadutwaye cyangwa ukarureba akazi uyu munsi wa mbere wabibonye ute? Shabro, umunsi byari. Ntabwo nimvishaga ko twakora muri banki. Man dufite daddy man Ntabwo si inzozi zanjye zibaye impamo ibyo nasengaga mana. Wibuka uko? Ntabwo wabyumva. Ntabwo nabitekerezaga. Namubajije se papa byagenze ute? Ambwira ukuntu nyine yagiye kuvugana na Jera. Bakabinegosiyaho nyine. Uko bahuriye Green Man. Yego se? Papa niyo mpamvu dukunda. Nta kintu kize nko kugira umubyeyi nk'uriya buriya. Ako notification z'uyu munsi. Yego. Ntabwo narebye. Dufite party. Ako njya ngo urabizi. Ibya pati byo ndabizi rwose. Niyo mpamvu bari waje kundeba. Cyane urumva ngomba kukwibutsa. Shaiva nyine. Ako wowe. Hano ubwo nerasaba ko wanze kumbwira sheri wawe. Sheri wanjye se? Ibyo nzambe kubwira aracyari igihe. Sibyo? Aracyari igihe. Isitamu. Reka musuhuze nawe. Man Iva, it's time man. Eva meze tese Neza nta kibazo. minsi myinshi Twaraburanye kabisa. twaraburanye rwose ewana haciyemo igihe kinini tukigana ntago nari nzi yuko tuzongera no kubona Ubuse uko umuntu uvuye mu kazi bwije bimeze bite? akazi nyine kaba kandengera ngo urabona yuko nyine mba mvuye kugatumika oyo rwose ndabona wararyoshye costume Kera wari umusore ukeye ndabyibuka twigana pe. ariko nyine nawe urabizi iminsi nyine ushaka ngo urabibona yuko meze nabi nyine ubu ngubu nta kuntu akazi karabuze ariko mwebwe nyine mwamwibereye nyine. Ndetse tamba ubu ngubu bikorera iki koko? Njye nyine iyo mbonye ikiyede ndagitumika. Ikiyede? Mva ndagati. Iyo mbonye bibiri biba bibaye. Ikiyede n'amashuri wize? Ako we ntago ubizi ubundi ikintu bita ubuzima ntago ari ikintu kiba cyoroshye. Wowe wagize amahirwe yo kuvukira mu bantu nyine bameze neza baba boss, papa wawe ni umukire afite amafaranga yanagushakira n'akazi, ariko nyine twebwe nyine ntago biba byoroshye kubaho iyo umuntu abonye isaha ishize nta n'igice Tambange byaciyemo rero. ari ibintu biba byoroshye. Tambange byaciyemo kabisa. Ndabibona byaciyemo nyine nanjye ubu ngubu ndimo mba mvuga ati reka ndebe yuko nagera mu rugo ndebe ukuntu byifashe, nibwo mba mvuye mu kazi guturuka saa 12 za mu gitondo kugera izi saha ngira ngo urabona ni saa moya rwose umuntu abakikarimo. None se mwebwe VIP mwari mugiye, ariko twagiye no mu magambo nibagirwa no kukubaza simbonye mwari uri kumwe n'umuntu uriya muntu ni uriya ni sister. Uriya ni sister wawe? Ni sister wanje. Uriya ni Keira? Ni Keira. Yazungu yaba atatwumvishije igihe cyose twavuze ntago yabaze nga nansuhuze kweli. Keira wazuga sunzwe umwana. Bite Tamba? Ndabona sister wawe yarahindutse tukigana ntago ari kuri yari ameze. Imbuga zaramutwaye sinzi ukuntu asigaye ameze buriya. Social media z'iyi minsi nazo zizagakura. Nge rero nubwo nabona n'umwanya wo kubijyaho bira bintu. Ibintu bitamereza n'igiceri cy'ijana wapi rwose. Birenjeza ariko atansiyo aho ngaho banagufunga. Nyine njewe urabizi biriya. Ntabwo nabibonera nyine talent yanjye ntago ibinyemerera. Njewe biriya bisaba nyine abantu bafitemo impano kugira ngo ndabibona n'uburyo bambaye birabinyereka.
ko nta mwanya biri wabibonera. Nawe uracyasetsa nka mbere. Hanyuma se mwari mugiye he? Shaba ngubu twitabira ikirori cy'umuvandimwe. Yari yadutumiye. Maniva reba igihe cyagiye amasaha aragize urabona turi bugende byari. Reba bari kumamagara. Nukumukora mu ntoki gusa. Keza nanjye uzi yuko yabimbwiye. Ubu ngubu nanjye ubu tuvugana naringiye gukaraba ngo ngire nyine nitunganya nimara kwitunganya hanyuma mite njyayo. Tamba rero urabona ko igihe cyadufashe sister amaze n'umwanya munini ntegereje. Ubwo turaza guhurira gira vuba genda ubanguke. Nanjye ubu ngubu ngiye gukaraba rwose ndebe yuko rino vumbi. Sawa genda ukuremo iyo myenda derana sana. Vumbi barimeze nabi. Gira vuba we. Urabona ntago ndi gutume ndakwanduje pe ndakwanduje. Umva rero uyu munsi dufite ikirori. Mfite abana b'inshuti zanjye twiganye kandi uyu munsi barahasesekana. None hano nta kibuze. Hano hari fati konje, hari brushette nziza, igitoki kimeze neza. Ndashaka ko nibaza mubaha serivisi nziza, mukabaha keya ibanogeye. Murabikora? Turabikora cyane. Mabuja subizi se. Urabizi Joakim bikora neza. Neza kuko batari buducishe neza. Ahubwo mabuja. Ubu ngo ngiye kucyokezo. Urabutunganye kujya muri frigo ndabikuze bagafite. Akanyama ndagatinda ndawutse inyama neza uzitera ibirungo. Ese boss wambwiye ko hasigaye taburi. Iki kirori kiraza kuba kiryoshye cyane rwose. Urumva kano kaziki kari hano. Uri kukumva neza? Wana aka kaziki nanjye najya. Ayowana. Nyiri kumwe na papa buriya hari ukuntu twajyaga tukabyina cyane. Ntabwo uyifata? Toka shitani. Njye ntabwo nk'aka whisky. Reka. Wapi? Ntabwo wabinkora. Umwana wo kwa pasiteri. Reka.